amasaha yaje nka saa 8 z'amanywa turongera nyine tujya mu by'urukundo rwacu turibukiranya ndavuga ati nuko nyine bimeze ngiye kugenda muri ayo masaha ntabwo yigeze yongera gutuma nsohoka abashiki bamubiri bamba bavuga ati mutore nasohoka ngakagenda turahita tumenya kuri ikigwari ubwo byarangiye n'ubundi mbuze uko mbigenza cyane ko bari banakinze ariko si ibyo no gukinga numvaga ko ari ibintu biri burangiye wenda bari kuntera ubwoba navatse ko bashike bahari nakaba hari nta cyaba n'ubundi bashike bahari nkomeza kwica mvuga ati mutecuru naza ndabimubwira bandike ngende ariko birangira byanze icyumweru kiraba cyambere kirageze iwanyu ntibaza uko bimeze umusore wagukoye nta makuru afite haba no muri famiye ntawe uzi ahantu uri ndetse we n'umusore na bashiki umusore naga mu cyuma nasohokaga ngo mbe najya kure muri famiye wawe wageze ubwira aho nta n'umuntu wo hanze wambonaga buri gihe cyarageze mu mezi 3 umuhungu aravuga ati noneho ndi kubona biri kugira byanga noneho namira ari kundeba nabi kandi ndi kubona n'abashobozi mfite ubwo kuba nayimuwe cyane amezi 3 arashize umuhungu niwe wakwibwira ati ndabona situation zitameze neza ugiye yego byarangoye cyane nibaza ukuntu ugiye gusubira mu rugo ibyo byose byabayeho numva birangoye wamubwiye iki muri icyo gihe gusa twarashwanye twashwanye nyine ndakara cyane ngo ati n'ubundi ubwo ni ibingibi washakaga ubwo nabuze ukuntu mbigenza ndeba ukuntu asubira mu rugo kandi icyo gihe nari natwite ariko inda yari itaragaragara neza ubwo nyine naragiye ngeze mu nzira nibaza ukuntu ndi bujye mu rugo nibaza ukuntu ndi bujye mu maso ya wa muhungu kandi yaranahaturiye muri ukuntu mbigenza mpita kongera gushaka akazi ko mu rugo utwite yego inda yaragiye ijya mu mezi 8 tangije kugaragara amezi 8 ukora akazi ko mu rugo ariko batabizi naragiye ngeze Nyabugogo ngura igipande cy'igitenge ngira nakinye kugira ngo babone yuko nari narashatse gusa ko aho turi mu muhanda abantu bambonye bwa mbere bambajije ati byagenze gute ko twategereje ubukubwa bikanga bakagushaka bakakubura ndetse n'umugabo wawe teze ikibazo mu rugo akubaririza biranga baragira wabagahe ndabaga ati nubwo yankundaga ariko ntabwo ngira mukundaga nafite uwo nkunda kandi nawe twese tunabana babwira ko narindi mu rugo barabase none kugazinje kubyarira ahangaha umugabo yagiye mu kazi nyine ndababeshya nagiye nicara mu rugo no mu rugo nyine barambonye akutwa n'inkuba barambaza icyabinteye ndabasobanurira ariko ntabwo nababwiye ubuzima bwose ntabwo wabwiye ubuzima bwose ubundi nawe wababwiye ko uvuye mu rugo rw'umugabo yego mama akajya agenda akazana abandi bakobwa akavuga ati uyu nguyu niwe uberanye nawe kandi nanjye mari ariko nkagira kwihangana yego akamurambagiriza akarambagiriza umusore we kandi nawe uhari aho nanjye mari ndaho muri urwo rugo ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mubana natwe umunsi ku munsi aho muri mu nshe z'isi zigiye zitandukanye twizere ko mumeze neza cyane turongeye turagarutse ibiganiro byacu tubikomereje ahangaha turi kumwe n'umwari mwiza ukeye simbizi niba mu kinyarwanda buze kumwita umwari niba ndibuze kumwita umubyeyi ariko niyo mpamvu turi kumwe kuko ari buze kuza gufata umwanya uhagije atwibwire tuze kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye umuntu aravuka akamara batangira atwitwe no gutwitwa bakagutwita ukagira amezi 9 kubw'amahirwe igihe uvukira 9 cyangwa se ukavukira arenzeho ukajya ku isi ukagira imyaka 2 3 ukazamuka ukagera kuri 18 ariko numvise ngira mu ngamuntu basigaye bazitangira kuri 16 ukayifata ugakomeza ukarinda ugera imyaka ukubaka urugo ugashaka ubuhuye n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubwira abantu bakakwigiraho cyangwa se bakiga byinshi cyane niyo mpamvu ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nta kintu tugambiriye ni ukwiga ariko twigiye ku buzima
bwo turi kumwe uyu munsi tuguhaye ikaze. Yego murakoze. Murakoze cyane kumpa ikaze kuganira namwe. Ni ibintu by'igiciro kandi umuntu yubaha. Nitwa Mutoniwabo Christine. Ndi umubyeyi w'abana batatu. Uri umubyeyi w'abana batatu? Ego komari sinzi ko ukiri mutoya. Bose bavuye muri wowe utarimenye. Bose nabo wabyaye? Nabo nabyaye. Hari nabo urera ku ruhande? Oya, n'abanje. N'abawe. Ni byiza cyane tuguhaye ikaze. Tugiye kuganira nawe uyu munsi. Yego. Christine, uyu munsi uri umubyeyi w'abana batatu, ufite imyaka ingahe by'umwihariko? Mfite imyaka 30. Imyaka 30. Vukira hehe by'umwihariko? Yego murakoze. Navukiye mu karere ka Rwamagana, aho bakunze kwita Nyagasambu. Abantu benshi barahazi, nta muntu utahazi. Utaza ahumva mu mateka aba Nyagasambu rirareba. Supe yarayiririmba. Uvukira mu buhe buzima? Wavutse wisanga mu buhe buzima? Wavutse mu muryango umeze ute? Wavutse mu muryango w'abana bangahe? Yego. Murakoze. Namenye ubwenge bera nko mu myaka 3, nisanga mu rugo ndi nk'umwana wa 4. Yego. Birangira urumva bari 3. Ariko inyuma yanjye hari abandi 2 bahundikiraga. Byaje kuba ngombwa rero yuko bari imbere yanjye batambuka, Imana niko yabishimye. Barapfa muri make. Bose. Ni njye ko ninjye mukuru mu rugo. Usigara ari mukuru. Ubwo iki gihe ufite wari nko mu gihe kingana gute mu myaka ingahe? Ndumva abasaza banje wanyuma twamubuze mfite nk'imyaka 8. Wari ukiri muto cyane. Nari mutoya. Wasigaye mu buhe buzima bwo kwakira inshingano zo kurera abandi batoya cyane? Gusa nyine kubera yuko abari imbere yanjye bose bari abahungu, kandi nyuma yanjye hari abakobwa gusa 2. Ubwo byaje kumbira nk'ikintu gikomeye cyane kubera ko agiye nabaga afite nk'inshuti zanjye ndabaza nko kunsura, b'abana tungana, umwe afite musaza we, je nkibuka ko nawe mfite nkumva ni igikomere kinkomereye ko nubwo nari umwana ko narinze ubwenge. Nkumva ko nta muhungu natwe dufite nyine ari ikintu kigoye. Ariko nyine igihe kiza kugira ndabyakira. Wabyakira mu buzima bwa buri munsi. Ababyeyi bari bafite ubushobozi bungana bute? Mwari mwaravukiye mu buhe buzima? Gusa icyo gihe twari dufite ubuzima butari bubi, bwari bwiza bwo mu rugo. Bari bifashije pe, bari bifashije bitari cyane ariko nanone bitari hasi cyane nanone. Navutse rero mbona muri iyo myaka yose nta kintu nigeze nifuza mu rugo mbe nakibura. Ariko nyine uko iminsi igenda itanu kindiza ibintu bigenda bihinduka. Byaje gutangira guhinduka ryane? Byaje gutangira guhinduka aho umubyeyi wanjye mamubyara yarahuye n'uburwayi bukomeye. Bukomeye biba ngombwa ko bisaba amafaranga mu rugo. Umubyeyi data yaracuruzaga birumvikana, ariko kubera uburwayi bw'umubyeyi ibintu bigenda bishira kubera no kumuvuza. Ibyo byose narabibonaga. Byose urabibona. Mama wawe ararwaye, ibintu bitangiye guhinduka cyane. Ni wowe usigaye uri mukuru urera abandi bana. Ubuzima mwinjiyemo wari ubuzima bumeze gute? Wabaye mu buhe buzima guhera icyo gihe? Yego murakoze. Ubuzima twinjiyemo bw'ubuzima bugoye. Yego. Bugoye no kuba narengeze muri iyo myaka. Ntabwo nari mfite ubushobozi bukomeye cyangwa se bugaragara bwo kuba nakwita kuri umwana wanjye nk'uko bikwiriye, ariko nakoraga uko nshoboye. Aho papa wacu atari nkaba mpari, nkamenya ko abana bagomba gukaraba, nkamenya ko bagomba kurya, nkamenya yuko n'ayo matungo akenera kurya. Aho wajyaga no kwahira? Yego.
ubwo muzehe yabaga ari kwirukanka mu bitaro nanjye nabaga ndi mu rugo yego nkamenya inshingano z'urugo ko ari njye wari mukuru. icyo gihe wari wasoje amashuri cyangwa se iyo mpamvu yaje gutuma igice cyo kwiga gisa nk'ikijemo inkomyi? Oya icyo gihe narigaga ariko uyu munsi nkiga ejo nkasiba ejo nkajya mu gitondo nkasiba ejo nkajya kigoroba gutyo nyine nagendaga mpinduranye kugira ngo hatajya n'ibindi byangirika mu rugo. Hanyuma rero ubwo ubuzima bwaje gukomeza kwanga mbona birakomeje kuremba mbona mu rugo ibintu biri gupfapfana niko kwita mva mu ishuri. Ariko icyo gihe nari ngeze mu myaka 12. Imyaka 12 ishuri burariretse. Mama we agikomeje kurwara? Yaragikomeje kurwara. Yabaga mu bitaro cyangwa yararwariye mu rugo? Igihe cyaje kugira bamuzana mu rugo bikavuga ko ari byo umwitaho nkamenya kumukorera amasuku nkamenya kumubungabungira umutekano w'ubuzima bwe kandi nkita no kuba n'abandi. Yego nkamenya ko agomba kurya nkamenya ko agomba gukaraba nkamenya ko n'abandi bagomba gukaraba bagomba kurya byose ndabikoraga nubwo nari ndi umwana. Yego ubuzima burakomeje? Ubuzima bwarakomeje. Igihe cyaje kugira mafite agatege agaruka mu buzima bwe busanzwe ariko icyo gihe hari byinshi nari naratakaje kandi nabonaga icyo gihe hari haciyeho nk'imyaka igera muri 3. utiga? Urumva nari ngeze mu myaka igera muri 13 14 gutyo utiga. Yego mama agaruka mu gatege yagarutse mu gatege twabanye undi mwaka kugira ngo atore agatege turabana ariko kubera n'ukuntu mu rugo ubushobozi bwari butangiye kugenda gahoro gahoro ubona ntacyo twakina nk'uko tukifuza ngo twakibona niko kwita nigiye inama mbasa uburenganzira ntangira kuba mu bintu by'imiryango. Uva mu rugo? Mva mu rugo kuri iyo myaka 13 14 gutyo. Kubera cyafite icyemezo cyo gutangira kujya kuba mu miryango? Hari umumama wari umbereye masenge yasabye ababyeyi ko twabana kugira ngo kuri umukobwa iyo ageze muri iyo myaka bakeneye akajipo keza abakeneye ko tuvuta akeneye kwitaho kandi mu rugo nabonaga n'ubundi ubuzima buri kugenda busa nkaho bujya hasi kandi nyuma wari umuntu abanjye barimo barakura nabo bakeneye no kwiga navuga ati wenda nakoroshya nyine si nkajya mbakonsoma. Twaratangiye turabana rero uwo masenge aranjyanye. Masenge yabaga he? Yabaga ku giti cy'inyoni hano urenze Nyabugogo ujya Kamonyi? Ahantu ku giti cy'inyoni aho bitaga Ikarama. Yego uragiye? Nagiye turabana. Ubwo uvuye mu ntara niko navuga? Nyagasambu. Uje mu mujyi wa Kigali? Yego urugendo rwo kwinjira mu mujyi wa Kigali byarangoye kuko aribwo byari bimbayeho nyuma no kuba ahantu wenda udasanzwe uzi ibintu bigoye ariko ubuzima umuntu agenda bwakira. Yego mama twarabanye igihe kiza kugira nkajya nsubira mu rugo kureba barumuna banjye ubuzima bugeze aho ngo bwaho nabwo bushaka gusa nkaho bunaniye. Bigenze bite? Byari bigenze hagiye uba nko muri famiye nimuhoze bikagenda bihinduka ariko biba bigoye uze kuza kugaruka uburyo umwana uri gukura azamuka umukobwa aje muri Kigali hari uburyo biba bigoye cyane n'uburyo we agenda asa nk'uteshwa bitewe n'umujyi. Ibyo ntabwo byakubayeho wenda bikaza kuba nk'intandaro yo kuba muri famiye bitagenda neza aho ntabwo bigeze bikubaho? Byabayeho nakwibuka nabo mu banjye nasize inyuma nakwibuka naho mbasize ndetse n'uburwayi bwabayeho muri urwo rugo bikantera igikomere cyane ku mutima. Hari nubwo najyaga nicara nkigunga nkumva nta n'ikintu nshaka gukora. Byaje rero kugera aho ngaho nyine mbona ntabwo biri kugenda neza. Murananiranwa niko? Turananiranwa kuko hari n'igihe namusabaga kuba najya no gusura famiye agashaka kubyanga kubera ati nugenda nasigara ndi. Mbona rero bitari bukunde kandi nkabona n'icyo nyine ntabwo ari gukima nk'uko bikwiye. Yego ufata icyemezo cyo kuhava bigenda bite rero uhavuye icyo gihe?
icyo gihe nabonye byanze kandi mbona n'ubundi icyo nashakaga nagize ngo mbone ko nakwibona iterambere ryo kuba nanjye nasa neza nagize abo mbangamira mbona ntabwo ariko bigenze mpita nigira inama yo gukora akazi ko mu rugo ngo mbone ubushobozi bwo kuba nakwita nk'uko bikwiriye mu mujyi wa Kigali ubwo utangiye kumenyana n'abandi aho ngaho wavuga ko ku ruhande rumwe nta nshuti zagiye ziba inkomyi muganira kugira ngo uze gufata iyo cyemezo cyo kuvuga ati karanije mu kazi ko mu rugo nta kintu cyagiye kiba inkomyi cyangwa se cyagiye kiba intandaro kugira ngo ufate icyo cyemezo? inshuti zo nari mfite abakobwa b'inshuti zanjye twaganiraga nk'uko twagiye nko kuvoma bakambwira ati hari ahantu uravunika yego biragaragara twese turabibona ariko ntabwo uko uvunika ariko bagufata yego ntabwo ariko bakwitaho yego nanjye uko nabira nkabona ni ukuri nkabona ntacyo n'ubundi ndi kwiyongeraho ku byo nashakaga yego winjiye mu kazi ko mu rugo mu mujyi wa Kigali ubwo wari ufite ubwo ni ku myaka ingahe? 15. ubwo wageze 15. iwanyu wari wabibabwiye uvuze ati mfashe icyemezo cyo kujya gukorera akazi ko mu rugo iwanyu mwabiganiriyeho? tujye na telefone nayo ifite ntabwo nabibabwiye gusa ni ibintu byanje mu mutima kubera n'abakobwa bangiraga inama yego numva koko ni ibintu bikwiriye kandi nanjye ngomba kuba nakora kugira ngo ndebe ko iryo terambere nshaka kuba naharanira ryo kwitaho nawe nsabye narigeraho yego urengeje n'igihe cyarageze mbona ahantu nkora. icyo gihe wavuye muri urwo rugo uhita winjira mu kazi ko mu rugo cyangwa se wavuye muri urwo rugo hari ibindi bintu winjiramo hari ahandi hantu ujya kuba byagenze bite? icyo gihe navuye muri urwo rugo babwiye ko ngiye gusura ababyeyi yego ko umumama ntabwo yigeze mugaragariza ko ngiye kugira ngo atarakara. urahava ese wavuyeyo duha inzira yo kuva muri urwo rugo wabagamo winjira mu kazi ko mu rugo niho wahise ujya direkite nta byagenze bite? narabanje ngira amatsiko yo kubanza kugira mu rugo kuko hari haciyeho umwaka hafi n'igice ntagira mu rugo nigiye inama umutima batireka mbanze ngire mu rugo nzava mu rugo nongera ngaruka nshaka akazi. hanyuma icyo gihe naragiye ariko kugira ngo nzabone umuhanda wo kungeza mu rugo byarangoye numva nari ndi umuturage nageze ku giti cy'inyoni nareba imihanda nkabona imihanda 3 nkabura uwo nyuramo yego biranga birancanga ariko ngira umutima ungira inama. nateze hari moto zitwaga uduhene icyo gihe twari zari ziriho naragateze ndakubwira ati ndashaka ko mungeza Nyabugogo ntabwo nzi ukuntu yabirindutse nyine nagiyeho gusa mbona akazi umuhanda aranjyanye ngeza Nyabugogo ariko nanone kugira ngo uzave Nyabugogo ngera mu rugo byarangoye narebaga hari undi bunyenjya gutega nkabona birananiye yego ukavuga ati ndatega ndacaye hirya Nyagasambu yego icyo gihe nishingikirije umugabo munini nibwo nari mbonye umugabo munini ufite inda nari nzi yuko anatwite ngewe nibwo nari mubonye yego ndamukurikirana amvirope mu ntoki ndabata aho ajya niho njye ati ko byari kose arajya Nyabugogo twari turi Nyabugogo twari muri gare umugabo nkajya mugenda uruhande agenda icyaka ndaka nimba yarebazaga ati uyu mwana aranshaka iki ntabwo mbizi ndamukurikira mpaka ageze umugabo mwanga mu nda arahagara abasore mwana bitinda bati ni byiza ambaye siko ndi kugenda ukankurikira amakuru yanjye ndamubwira ati rwose wa mubyeyi we ndashaka kundangira ahantu bategera imodoka zijye Rwamagana niwe wanjyanye aranegera ndataha ugera mu rugo ngera mu rugo ndabasuhuza babona ko nanjye wenda amajije gukura n'ubwo wenda bitari neza cyane ariko nari majije kugira icyo niyungururaho ndabatekerereza ariko rero ati nubwo ngiye gusubirayo ntabwo ngiye gusura kwa Masenge ahubwo ngiye kujya mu kazi ko mu rugo. urabibabwira? Icyo gihe wababwiraga akazi wamaze kukabona cyangwa wari utarakabona? nari narakabona ariko hari abakobwa inshuti zanjye nari nasizeyo nari nizeye neza ko ningenda nkagerayo bazakandangira uzakakurangira uzakugaruka rero. igihe cyaje kugera cyane ko nta na telefone zabaga icyo gihe
ndongera ntega imodoka ndagaruka ngeze Nyabugogo n'ubundi ndongera ntega nk'uko nagiye ntega moto ngeze hahandi nagiye kureba umukobwa w'inshuti yanjye rero bitaga Mukamana niwe wandangiye akazi ko mu rugo akazi ka mbere ko mu rugo yego ukinjiramo byari ibintu bimeze bite urumva nubwo nagiye mu kazi ko mu rugo nagiye nkora umuntu ukiri umugeni yashatse vuba turabana twabanye imyaka igera muri yego twabanye neza ukora neza ibintu bigenda neza cyane twabanye neza ambira umubyeyi mubira umwana arabyandamurerera abana 3 bose nta kibazo kirimo hagati yanjye nawe yego icyo gihe mu rugo bari bameze bate igihe mu rugo naragendaga nkabasura nkababwira ati aho ndi nta kibazo nabonye umubyeyi n'abandi bugiye akabimamba nkataha nkongera nkagaruka umwana mu rugo yego ibintu birakomeje byaje guhinduka bite rero ukuntu byaje guhinduka muri icyo gihe urumva nari mbajije kuba 10 nagize mu myaka ijya muri 17 yego utangiye kuba tuntu watangiye kumva yarabajije kuba inkumi yego naje kireba umusore ukavuga ati ukare umusore ukavuga ati wa musore ibyo nabitinyaga nabitinyaga cyane nabitinyaga ari umugabo bimbwiraga numvaga ko ambeshye ugize 17 gutarakundana naho n'umuntu barabimbwiraga ariko nje nkabitinya biza guhinduka bitewe twibwire inkuru yawe niho tugeze mwakoze icyo gihe rero muri iyo myaka 17 urukiri mu kazi ko mu rugo nyiri muri kazi ko mu rugo ariko hari umuhungu wambwiraga akankunda nkumva ko ambeshye cyane ko njye nawe umukozi aho ngaho muri iyo quartier kandi mbona ni n'umuturage ariko mungu yari umwana mu bakire kandi mbona ndusha n'ijyagararo mbona nta n'amahuriro yanjye nawe kavuga ati nta hantu twahurira nkabona ko ambeshye yaragusabye urukundo uramubereye ibamba namubereye ibamba narabyanze ariko bakagerageza kubinyereka ariko nkumva ntabwo bimfasheho yego gusa nyine igihe cyaje kugera akageza naho ngo mu rugo akadusura aho ngaho wakoraga yego cyane ko twari tunaturanye ntabwo yari kure yanjye twari duturanye yego kaza tugatizanya amasede ariko akabimbwira ariko nkumva ko ari bikumbeshya biza kugenda bite biza kugenda bite aho byaje gukera ukuntu byaje kugenda rero igihe kimwe twarahoje arambaza ngo witwa nde nabimubwiye umubwira izina nitwa nabwiye yitwa Mutoni gusa nyine aza kunsaba yuko nazaza kumusura nanjye nkabona nkamenyana n'umukecuru nkamenyana na mushiki we mbese ariko nkumva ntabwo namenye ibintu byo kugenda ujya gusura abantu muri quartier ariko wari umaze kumubona neza ubona ko yakuretse urukundo yanyerekaga ariko ntabwo nabyemeraga kubera ko utabyemeraga impamvu natabyemeraga nabonaga n'ubundi ambesha level atayo yanjye ukaba wabonaga muri make arenze pe yararenze cyane ku buryo nawe icyizere kibura ukavuga ati umuntu yankunda narakiburiraga rero narebaga n'ukuntu asa n'aho aturuka n'ukuntu angana nkabona ko ambeshya yego igihe cyaje kugira rero najya no kumeza tugahura umuhungu bigeze aho ngaho arazana abibwira uwo mama twabanaga uwo mama wakoreraga yego amubwira ati Mutoni yarababwiye ati umukobwa wa nyamara buriya turanakundana yego aravuze nanjye ndabanga isoni ziranyica ariko mbura ikintu nkora yego natekereza ubuzima bwanjye ukuntu nakuze natekereza ukuntu natangiye kubabara natekereza ukuntu ndi no mu kazi ko mu rugo nkumva ni ibintu ntashobora kwakira nabitekerezaga ariko nkabona ntabwo nshobora kubyakira aho tuyu nawe nubuje kuba yababariza ubuzima
sinabyemera. Igihe cyaje kugera yaraza yicaza umupapa wawe, yicaza umama waho, arabibabwira, arabibatekerereza, avuga ati nyamara muti nubwo mbona bitamufashe ariko ngenda mukunda. Yego. Hanyuma wowe ukabivugaho iki? Icyo gihe nk'iyo yabicuzaga akayababwira, nihe feedback wamubwiraga, ni ikihe gisubizo wamuhaga? Njye nta kintu nari kuba mfite cyo kuvuga, naramubwiraga gutyo gusa nkumva ko ari ibintu biri aho ngaho gusa byo kuba byashaka kongera kubona stress. Niyo mpamvu natabyubakagaho ngo mbitindeho, n'umumama akicara akayimbwira akambwira ati nyamara runaka mbona ari umwana mwiza, mbona nta kibi cye, igihe maze inangaha n'igihe mbona ari umwana mwiza nta kibazo, nta kintu atwaye. Agusaba kujya kumusura? Ntabwo yansabye kujya kumusura kugira ngo imiryango y'imbone, ariko njye narabitinyaga. Yego. Abato wasanga iby'abasore njya numva bavuga, ntabwo najyagayo. Wanga kujyayo? Ntabwo kujyayo. We yarazaga mu rugo nyine agatwara n'amaside, ariko ntiyaba ari bunaniza akayaba ari wizana. Ntabwo najyagayo. Yego. Byaje kurangira bite? Byaje kurangira abana batatu? Twabyaranye 2. Uraza kubitubwira, komeza tubwire. Ego byaje kurangira n'ubundi dukundanye, ariko ngiye nkumva ko ambeshya. Ariko icyo gihe kubera ko nari ndi no mu bintu by'agakiza, ibintu bakwigishaga batubwira ngo nta mukobwa w'umwari ukwiriye kujya ajya gusura umuhungu cyangwa babe bari kumwe mu majoro, ibyo rero byose narabyirindaga. Ariko kugira ngo njyeyo akaba ari uza mu rugo, kandi nabwo tukavugana ko ari buze n'umumama ahari cyangwa papa wacu ahari, kaza tukaganira nabo bahari bisanzwe, agaruka agataha. Igihe cyaje kugira rero angurira telefone. Yaje kungura telefone bitaga karashanye ko yari afite amafaranga. Yari umukire kandi rero yabonye amafaranga akiri umwana. Karashanye icyo gihe amafaranga yaguraga ari menshi cyane. Ntabwo bize gusa nyine yayibemo nk'impano. Icyo gihe anshyiramo na simukadi, anyigisha nimero ze kuzifata mu mutwe, akajya azinyigisha ngo vuga 07 gutyo, ndabyiga zagenda zijya mu mutwe wanjye. Igihe cyaje kujya nyine twari tuganira bisanzwe, tukavugana, akampamagara, nkamuhamagara, ngeze aho nanjye urukundo ruramfata. Yego turakundana, igihe kiza kugera mva aho ngaho nigana natangira mu rugo. Wansubira Nyagasani. Ntabwo icyo gihe mwigeze mujyana? Icyo gihe narijyanye ngenda ngiye gusura famiye. Ntabwo wari ugiye usezeye hahandi? Ntabwo nagiye nsezeye, nabatse ikiruhuko niba wenda cy'ibyumweru nka 2. Yego. Icyo gihe rero nageze mu rugo ndongera nsura muri korali ndasenga, marayo ibyo byumweru 2, handi kwa mubuje akajya bampamagara, ndayo ntabwo ndashira urukumbuzi. Yego. Ndumva naramuhamagaye ndamubwira nti ntabwo nzaza vuba, ndi mu rugo hari ibyo nkiri gutunganya. Murumuna wanjye ubwo yaragiye kwiga mu rugo, bwatubwiye murumuna wawe kuva agiye bawicaye hano. Narayicaye mamara hafi nk'amezi agira nko muri 5. Yego muri amezi 5 rero naje kuhura n'ikindi kibazo cyo gukundwa n'undi muhungu ari Nyagasambu. Yego. Wow, undi se byarangiye aho ngaho? Oya, ntabwo byarangiye aho kuko namukundaga cyane. Mugikomeje gukundana amezi 5. Muri amezi 5 ntabwo mwigeze mubonana ngaza gusure cyangwa se muhure? Oya. Ariko karashamye igihari. Igihari ariyo tuvuganira. Ariko karashamye byabaga ari fresh. Service menshi cyane. Cyane birumvikana. Uza guhura n'icyerezo cyo gukundwa n'undi muhungu? Yego. Yego. Naje gukundwa n'undi muhungu w'umusirikare. Uwo muhungu yari umusirikare? Yes. Twarakundanye ariko we nubwo namakanaga ko mfite undi, ariko we ntabwo yabyemeraga. Atangira nyine yimenyekanisha mu miryango, akageza no mu rugo
nkabona na muzehe najya gusenga nkasanga ari yicaye n'umusaza bari kunywa ariko nkavuga ati njye ntabwo nzabona n'umuntu unywa inzoga we yaranywaga inzoga yego icyo yego kintu rero kiragenda kimamo numva ko ntazabona n'umuntu unywa inzoga yego yego igihe cyaje kugera rero mu rugo n'ababinsira bavuga ati nta kuntu wareka umuntu ufite amafaranga umusirikare ngo nurangiza ngo utubwire ngo ufite undi kandi tutazi tutarabona yego nakomeje kubyihangana namugeze ndavuga ati aho bigeze none ngiye kwisubira mu kazi mu rugo barabyanga ati ntago wagenda ubonye umugabo aremera gusaba aremera gukwa akakugira umugore icyo gihe rero bibira igivuga ngo mujye mwubaha ba so na ba nyoko mwumve icyo bababwiye ntabigendeho nkavuga ati se nanone nimba asuzugura biragagara nabi cyangwa baranca mu muryango nkomeza kubana icyo kintu ariko nkumva uwo nkunze cyane wundi nasize muri Kigali igihe cyaje kugira nyine biba ngombwa yuko habaho ikintu cyo kuvuga ngo baraza gufata irembo ariko njye ntabwo namukundaga wa musirikare yego we yabipanganaga na muzehe na mukecuru ariko njye ntabwo namukundaga nuko ari imiryango yabinsizemo aza gufata irembo inzoga arazitura birarangira batanga itariki yo gusa no gukwa ngenda nsubire gutumira ba masenge naho ngaho nabaga usubira iki nasubiye Kigali ngiye gutumira ujyanye invitasiyo yego aho wasize umuhungu wakuriye Kasharami yego ariko namubwiraga ibiri kumbaho warabimubwiraga namubwira kuri telefone ukamubwira ko hari undi muhungu iwanyu bagiye kugushyingira yego ibyo yari abizi yego arambwira ati njyewe ntabwo naguforosa icyo umutima wawe uzakwemeza uzaba ari cyo ukora niko yambwiraga umwana mwiza rwose arambwira ati wowe ni wowe ufite amahitamo imyaka 18 ufite ugwijije uzi icyo ni cyiza nubona yuko ari unode umutima wawe uzagenda ese igihe wenda iwanyu bateganyaga kugufata irembo ry'uwo musirikare ni iki waganiraga n'iwanyu ese iwanyu ntiwabwiraga ko utamukunda bakubwiraga iki narabibabwiraga twabaga turi nko muri turi kuganira n'inkwa nijoro twahuje urugwiro nkabasobanura nkavuga ati ngiye nubwo runaka bimeze gutya uwo musirikare yitwaga Fred ati nubwo Fred ankunda ariko ntabwo ngiye mukunda mfite uwo nakunze mfite umuntu wamaze kuza mu buzima bwanjye ntabwo Fred rwose mukunda mu rugo rero barebaga ahantu hari ibintu bavuga icyaro uwo nguwo tubwira ntabwo tumuzi ntituranamubona nkabasura nkavuga ati ni umwana mwiza nawe turuka ahantu heza nta kibazo ariko mu rugo bakanga kubyumva bishakiraga uwo nguwo w'umusirikare ngeze aho ndabihorera ariko muri icyo gihe nasenga nkavuga ati mana uzaba ariho ubisobanura gusubira Kigali ujyanye invitasiyo nasubiyeyo njyanye invitasiyo cyane ko mu rugo bambwiraga ati uzagende biro nyogosenge ntibirongoranwa wenda ubiguriza ahangaha genda ngiye gutumira uko nagizeyo mwatanga invitasiyo nagiye nawe kuri umumabuja ndayimuhereza gusa yarambwira ati uri kubona nta ngaruka cyangwa kwicuza kwazabamo namusona uko bimeze musona ko ari imiryango iri kuyinshyiramo njye namukunda arambwira ati noneho ndaza kuguhamagara iwanyu mbibabaza yabahamagaye arabibabaza mu rugo barabimwe bamwe ati twanyweye n'inzoga z'abandi bafashe irembo ubwo ngubwo igikurikiyeho nyine no kujya mu rugo ati mushaka ko baduteza ingaro z'inzoga yego cyane ko yari yanyemereye no kungurira imyaka kugira ngo tube dusezerane imyaka mu murenge kuko yari ifite 18 icyo gihe navuga ati yindi nzayigura nta kibazo aho rero kuri uwo mama twabanaga ntahamaze nk'ibyumweru 3 ubwo muri make nawe yabuze icyo akora nawe yabuze ikinakora nyine arabwira ati ubwo nta kuri kunabigenza n'uwo musore wanjye rero nawe twarice tugana ndavuga ati nyine ubwo nuko imiryango yanze ndagiye arabyakira aravuga ati noneho nta kibazo ubwo uzaza mu rugo uzatega umwanya uza mu rugo ubwire mukecuru n'ubundi arabizi ko twari twarakundanye ubwo wenda ntabwo azakuburira kado yego muri icyo gihe rero nafashe umwanya wo kujya kubibwira uwo mukecuru
nawe ngaho nakwitabona ba mu kazi waje cyakubabwira uko bigomba kugenda. yego Gusa rero aho ngaho niho habereye ihurizo, nageze ngiye kubatumira. Ngezeyo nagiye ari nko mu masaha ya za mu gitondo tugakora ngiye kubatumira. yego Ngezeyo nsanga umukecuru ahari, nsanga baramukazi wanjye abo ngabo barahari. ubwo ni basaza baba undi witwa sheri wawe mugiye gutandukana ugiye gushakana n'undi. Yego. Muri icyo gihe rero byabaye ngombwa ko mbabwira iby'urugendo rwanjye, ariko umugabo ntabwo yari, uwo musore ntabwo yari ahari. yego Barambaza ati se runaka arabizi? Ndababwira atarabizi. Noneho ntabwo uri bugenda atagize ahangaha kugira ngo tugire ikintu twaba twaguha nk'umuntu twamenye muri uwo muryango, nk'umuntu yari yaratubwiye ukuntu mukundana, ntabwo yakubwira wenda ikintu nubwo wenda byamubabaje cyangwa bizamubabaza, ariko ntabwo twabura ikintu cyo kuguha. yego byari ngombwa ko mutegereza nyine ayo masaha, yaje nka saa 8 z'amanywa. Turongera nyine tujya mu by'urukundo rwacu turibukiranya, ndavuga ati ni ukuntu nyine bimeze ngiye kugenda. Muri ayo masaha ntabwo yigeze yongera gutuma nsohoka. Nagumyemo aho ngaho mu nzu mpaka n'undi birangira bisa nk'aho mbaye umugore we. Yego. bashiki be ntibari bahari he? Bari bahari ariko nta uzi uko byagenze. Umukecuru byaje nka saa 8 turi kureba filime, yijya mu mirimo ye yo kujya gushaka ubwatsi bw'inka. Bashiki be turasigarana, ariko bafata umwanzuro wo kuvuga ngo ntabwo bari butume ngenda cyane. Abashiki be bamubiri bamba bavuga ati mutore nasohoka ngakagenda turahita tumenya kuri ikigwari. Ubwo byarangiye n'ubundi mbuze uko mbigenza cyane ko bari banakinze, ariko si ibyo no gukinga numvaga ko ari ibintu biri burangiye wenda bari kuntera ubwoba. Nabatse ko bashike bahari nakaba hari nta cyaba n'ubundi bashike bahari. Nkomeza kwicara mvuga ati mutecuru naza ndabimubwira bandike ngende, ariko birangira byanze mu buryo uko byarangiye byanze. Mutecuru yarahageze, umuhungu aramubwira ati mutone murabizi ko twakuneye ashyira umwana, kandi namwese nari nabibabwiye. Ubwo rero ntabwo byabaho yuko yagenda, nanjye ubwanjye ndamugira umugore. Ibizaba bizaba inyuma, ariko araba umugore wanjye uyu munsi ntabwo ava. Ayo magambo arayavuga uyumva utuyakira ute? Cyane ko kubera ko n'ubundi nawe yabwiye ko mama watankunda cyane, twageragezaga kuvuga ati ntabwo mama yigeze yishimira ko nkundana n'umuntu umeze nkawe nyine, wenda cyane ko yarazi kuri n'umukozi wo mu rugo, ntabwo yigeze bimushimisha. Ariko ubu tuvugana kiravuga ati mwabyanga muteye n'umugore wanjye. Byarangiye mbaye umugore we. Ubwo ibyo bintu nyine wabyakiriye gute? Naraye ndira ijoro rwose. Ntabwo turagera mu ijoro, hari inkwano bagutangiye, hari inzoga batanze zatanzwe n'umusirikare, azihaye ababyeyi baranywa barishima. Ugeze mu rugo ugiye gusezera cyangwa se ugiye kuzana kado ku bahoze ari imiryango, wari uzi ko muzabana, umuhungu ati ntabwo uri butahe. Ibyo bintu wabyakiriye gute? Wavuze ayahe magambo? Byarangoye, nta kintu mfite cyo kuvuga, si byagenda gusa nabuze icyo nakora. Ariko cyane yuko wenda nubwo bagiye kunshyira atamukundaga, uravuze ati byibuze nabo ati nibura wenda uyu nguyu biragaragara ko twanakundanye, nta n'ikibazo. Numvaga ko nta n'ikibazo cyari, ariko ikintu cyaniraga agahinda ni ukwita ntekereza inzoga z'abandi batanze, nkatekereza abantu bo mu cyaro bari bazi ko ngiye gutumira najyanye invitasiyo. Yego, ibyo bikagutera agahinda. Yego. Ubwo byari nka saa 8 bakinze. Wahise umugore ako kanya se ku manywa y'ihangu? Iyo ntabwo byose bibaho gutyo ku manywa y'ihangu, ariko namaze hafi nk'icyumweru nta muntu uzi ko ndimo mu nzu.
ya wa muhungu ubwo ni ya bose na mama we na mama we bose babaga mu nzu imwe sibyo ko yari nini cyane yari nini. Mama we ntabwo icyo mukecuru mwabonanye si mama we se? Ni mama we, ariko nyine ni inzu yari nini. Urumva umuhungu yari afite icyumba cye, na bashiki bafite icyabo. Ubwo bashiki be ko bari bamushyigikiye, bari babizi kandi nawe yamaze kubwira nyina akujyana mu cyumba cye cyane rwose. Ubwo nta se wahabaga? Se ntabwo yari papa ye ntawe afite. Akujyana mu cyumba cye, abarongoreye mu nzu ya nyina uwo munsi. Inkuru none iratangaje. Icyumweru cyose kirashira. Ese iwanyu muri famiye ntimwavuganaga? Ntabwo wigeze ubibwira mu minsi cyangwa se mu munsi umwe bibaye? Nta kintu wigeze uvuga? Gusa nyine yansabye ko telefone ikuraho. Yego. Telefone nayikuyeho, bayifunga. Mu rugo ntibongera kumbona. Sibyo mase nyine ko nari namubwiye ko ntashobora gutaha nageze aho ku muhungu w'inshuti yanjye. Yakomeje kujya babaza ahantu ndi. Baramubwira ati twayaje dusuye ariko dushobore kuba yagiye. Bakamubwira ko utaba muri iyo nzu. Yego. Wayivuyemo. Yego. Kandi umuntu twabanaga nta nimero z'undi zo mu rugo yari afite. Kereka iyo nabaga nahamagaye kuri telefone yanjye bakavugana, we ntazo yari afite. Abura ukuntu abigenza, abura uko yanshaka, kuko cyane ko atari yarageze no mu rugo ngo abe banamubona cyangwa abone, ntabwo yigeze yitaho kuba yavuga ngo araza mu rugo kunshakisha. No mu rugo rero nta wundi muntu wari uzi kuri uwo mama. Sibyo uko amasenge baje barabaza hagati ngiye mutoni yanyuze aha ngaha ajya naho yabaga ariko ntabwo tuza ndi muherezayo. Ese umuhungu nk'iyo mwabaga muryamye mwaganira biki muri ibyo bihe? Muri ibyo bihe rero twaganiraga imishinga myinshi. Nawe yambwiraga ko ibyo bagiye kunywa nazabinkorera, kandi cyane ko nanamukundaga pe. Namukundaga ariko bitewe n'uko muri make yumvaga nta kintu gutwara. Numvaga nta kibazo. Numvaga nta n'ingaruka wenda bizanatera. Ntabwo wabuze, ntabwo icyo gihe wari kuba ukizitaho. Ntabwo reka kuko namukundaga cyane, kandi ubwo icyo gihe nahise niha ikize ndavuga ati ni uwanjye. Nubwo mbere nabanje kujya mbishidikanyaho, ariko icyo gihe nagize icyizere cy'uko ari umugabo wanjye. Ntutekereze kuba iwanyu. Reka numvaga ibyaha bitandukanye, navuga ati ubwo bafite uko baziranje. Ati bazimenye. Ariko nanone ikintu cyaje kumbabaza ni ukuntu nari umuririmbyi nasengaga nkaba ngiye gipagani. Wishingiye. Twikomereze mu nkuru yacu. Icyumweru kirabaye, cyambere kirageze, iwanyu ntibaza uko bimeze, umusore wagukoye nta makuru afite. Haba no muri famiye ntawe uzi ahantu uri. Ndetse n'umusore na bashiki umusore. Reka tubiziranyeho. Ubwo nyuma cyo kuri amaje kongera kuba nasura mu rugo, bambwira ko yaje ababaza ahantu ndi. Usubira mu rugo hehe? Uva muri iyo nzu warabaye umugore, wahise ujya hehe utangiye gusohoka muri make? Icyo gihe ndumva naramazeyo nk'amezi agira nko muri 3. Hehe? Aho ngaho kwa musore. Yego. Sibwo mwatekaga gute? Ntabwo watekaga nk'umugore? Barangaburiraga. Baratekaga bakaza. Wabaga mu cyumba ngo sarika hari? Nabaga mu cyumba ngo nasohokaga ngo mbe najya kure. Nabaga mu rugo. Ntabwo wabonaga na mama w'umuhungu? Twarabonanaga ariko sibyo ko we bitari byaramushimishije, nanjye narabibonaga ariko navuga ati kamba mbapfa kumwanja nkunda. Nabifitaga nk'ibitayo. Ntabwo wigeze ujya na rimwe muri icyo gihe ngo ujye guteka utekere umugabo? Kiyo bashiki be bambwiraga ati uyu munsi ni uri butekere umugabo wawe. Ubwo natekaga. Ariko nyine nkabona ko umukecuru atabibona neza. Yego. Uhamara amezi 3. Nta muntu wo muri famiye uzi ngo icyo gihe? Nta muntu wo muri famiye wageze ubwiraho? Nta n'umuntu wo hanze wambonaga, kuko ntabwo naregaga gate. Nahoraga ndi mu nzu, nakumva hari n'umuntu usuje ahita ajya mu cyumba.
ndavuga ati wapi Kamiteni ijya kwiryama. reka nta muntu wambonaga n'umuntu wazaga umushyitsi arazaga akaganira ndi mu cyumba agataha nkabona kugaruka muri salo. ubwo rero igihe cyarageze mu mezi 3 umuhungu aravuga ati noneho ndi kubona biri kugera byanga noneho namera ari kundeba nabi kandi ndi kubona nta bushobozi mfite bwo kuba nahita mvuga ngo ndakodesha kubera ko icyo gihe akazi ke kare kakigenda neza. ndavuga ati n'undi nta kintu ndi kuramira ndavuga ati noneho reka njye mu rugo ubwo nubona ubushobozi uzambwira ngaruke kuko nangaga yuko abangamira mama we kandi niwe mungu yari afite. niwe mungu yari afite wenyine yubahaga rero mama we cyane. amezi 3 arashize umuhungu niwe wakwibwira ati ndabona situation zitameze neza ugiye. yego byarangoye cyane nibaza ukuntu ugiye gusubira mu rugo ibyo byose byabayeho numva birangoye. wamubwiye iki muri icyo gihe? gusa twarashwanye nyine ndarakara cyane ngo ati n'ubundi ubwo ni ibindi washakaga ndanarakara cyane ariko wakanyumvisha buryo ki nta kibi yanyifuriza atari ibyo yashakaga. ubwo nabuze ukuntu mbigenza ndeba ukuntu asubira mu rugo kandi icyo gihe nari natwite ariko inda yari itaragaragara neza. ubwo icyo gihe wari wamaze kumenya ko nari mfite inzara ariko nawe wari wabimubwiye? nawe yari abizi nabimubwiye nabwiye ko numva nameze neza. niba ibyo byamutera ubwoba wenda akavuga ati ni gute umuntu yahita byara nta bushobozi ndabona ngo tujye mu bwacu ntabwo mbizi. ati ntiyanabyara no mu nzu ya mama byaba ari ikibazo. avuga ati butahe. ubwo nyine naragiye ngeze mu nzira nibaza ukuntu ndi bujye mu rugo nibaza ukuntu ndi bujye mu maso ya wa muhungu kandi yaranahaturiye muri ukuntu mbigenza mpita mukongera gushaka akazi ko mu rugo. utwite? yego. naragiye nshaka akandi kazi ko mu rugo ndagenda nkorera ku Gisozi noneho abantu batanzi ndakora inda ndayihisha sinagira n'uwo mbwira yuko nari ndi mu rugo rw'umuntu nabonaga n'umugabo ndakora inda ndayihisha ngeze aho ngaho ariko umuhungu ubwo yarampamagara tukavugana nkamubwira ukuntu bimeze. wamusobanuriye ko utataje? yego nabimubwiye nageze mu kazi nawe ati ntabwo najya mu rugo kandi uzi n'ibyabaye byose. ubwo icyo gihe gusa nyine yamaga amafaranga akambwira ati tutangire ugurire umwana ibibazo bitazavuka nta mafaranga mfite. nkagira nkagura imyenda y'umwana nkayibika n'amabuja nkamenye ko nyifite. inda yaragera ijya mu mezi 8 itangiye kugaragara. amezi 8 ukora akazi ko mu rugo ariko batabizi ko twite? yego. cyane ko najyaga no gusenga ambara n'imyenda idekuye ntabwo bapfuka kumenya ko nwite. sibye kubona babonaga mpora bakambaza ikibazo mfite ariko simba. warayizirikaga? ntabwo yagaragaraga. warayizirikaga? ntabwo narayizirikaga ariko nyine ntambaga imyenda idekuye ituma itagaragara. batekinike hari abakobwa bashobora guhamagara ku kiganiro zibigisha bazihise. ntabwo ari kuzihisha ahubwo umuntu aba ari kwirengera. amezi 8 aragera. amezi 8 aragera. icyo gihe nturavugana n'iwanyu? oya ntabwo bari babizi gusa nabo bibazaga ahantu nagiye cyane ko wenda icyo gihe bari bumvaga ko dufite na beef nyinshi zo ko umusike nababwira ko namukunda bakabona ko bagiye kubinkoresha ku gahato ntabwo zikuru babitegereje batekerezaga ko nyine ntabwo mbizi gusa bongeye kumbona ngezeyo n'indari nkuru. twibwirire mu mezi 8 ukomeje akazi. amezi 8 rero yari itangiye kugaga noneho bigaragara ko nyifite. mabuja aricara arabimbaza ndamusobanurira neza mubwira imva n'imvano mbona ukuntu byanagenze. bwa byose ko washatse umugabo byose? yego. narabimubwiye arambaza se umugabo ubu kuva aho uviriyeyo? namwe njya kubonana ndamubwira ati tuvuga kuri telefone cyane kandi ko niyo nje Nyabugogo nje kukureba nkugemuriye
hagiye n'ahaduye akamuha amafaranga y'umwana ambaza ibyangombwa by'umwana byose arabiguze nabiguze gusa nyine arambwira ati no nta kibazo ariko icyo gihe ndi kumusaba uruhushya rwo kuvuga ngo ngende njya kubyara mu rugo icyo gihe ari kumusaba uruhushya arambwira ati reka ibicaro byarira aha ariko ndavuga ati wapi nawe yari afite umwana ukiri mutoya ndabyanga mabuja wawe aravuga ati icaro byarira aha ngaha ko yari umwana mwiza nari umwana mwiza cyane ariko naramwangiye amimerekeza ndataha aguha imerekezo arataha yego icyo gihe ni cyo kintu cyari cyaguteye gutuma wumva kuri rediyo gutaha noneho icyo gihe agenda ikuze nkabona ko noneho nabuze noneho kambamba mfashe umwanzuro ngiye mu rugo n'ubundi na wa wundi bashaka ko tubana nabona inda ari nkuru ari bugire ngo nje kubyara ngo mfite umugabo birangira bivemo akora icyo yumva nta kiri buhinduke nta cyari buhinduke yego icyo gihe iyo muri ayo mezi yose urumva ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo ubane n'inda ukora akazi ko mu rugo amezi 8 ashire ni ibintu biba bikomeye cyane ni ibihe bintu watekerezaga muri wowe ni ibihe bintu wumva ngo umerewe gute numvaga ari ibintu bigoye nkumva ari n'ubuzima bungoye ariko nakundaga kwishyiramo ibyiringiro nkumva ko nyuma y'ubwo buzima hazaza ubundi buzima cyane ko nakundaga no kwiyakira nkavuga ati ubwo ngiye kubyara nk'uko abandi bose babyara nyuma yaho niba ngombwa ko umugabo tubana tuzabana n'ibiba cyangwa nkavuga ati wasanga byose biki gihe nyine n'ibyanga bizanga nyuma yaho haza ubundi buzima yego nuko bizarangira yego uragiye rero naratashye njya mu rugo bambonye bakutwa n'inkuba abantu bakubanye bwa mbere ni bande njye abantu mwahuye bwa mbere ni bande bako duturi umuhanda naragiye ngeze Nyabugogo ngura igipande cy'igitenge ngira nakenyeye kugira ngo babone yuko nari narashatse gusa kubera ko duturi umuhanda abantu bambonye bwa mbere bambajije ati se byagenze gute ko twategereje ubukubwira bikanga bakabishaka bakakubura ndetse n'umugabo wawe teze ikibazo mu rugo akubaririza biranga baragira wabaga he ndabaga ati nubwo yankundaga ariko ntabwo ngira mukundaga nafite uwo nkunda kandi nawe twese tunabana babwira ko narindi mu rugo barabase none kugaretse nje kubyarira ahangaha umugabo yagiye mu kazi nyine ndababeshya nagiye nicara mu rugo no mu rugo nyine barambonye akutwa n'inkuba barambaza icyabinteye ndabasobanurira ariko ntabwo nababwiye ubuzima bwose ntabwo wabwiye ubuzima bwose ubundi nawe wababwiye ko uvuye mu rugo rw'umugabo ubwira ko wahise usanga wa musore nakundaga abo ntabwo bakubureminze cyane ubwo nyine byageze aho ngaho impuzu zakibye ziraza mama aravuga ati ariko ntabwo ari byiza kugira ngo ufate umwana umuhe ikintu adashaka ubwo nyine babyakiriye nicara mu rugo barambaza se bigenze utera bati ngewe umugabo agiye mu kazi nanze kuguma njyenyine kandi negereje kubyara narinje kugira ngo ntagire ikiba nyine kizabe ndi hano cyangwa mbone n'umuntu wamfasha ariko nyuma yaho nsubiye mu rugo yego naricaye amezi 9 aza kugira ndabyara wa muhungu utaragera aho ngaho wa muhungu wa musore w'umusirikare yaje kugenda bite amahirwe nagize nasanze muri icyo gihe yaragiye mu kazi muri misiyo yego ntabwo yari ahari ariko yaje kubimenya narabyaye rero usanga narabyaye muri icyo gihe mbere yaho se za nzoga yabikije ntabwo yateje imvuru kugira ngo azisubizwe mu rugo bambwiye ko yabigize ibintu by'intambara ariko umusaza amwereka ko nta ruhare abifitemo ageze aho nyine aratuza arabyihorera yego urabyaye narabyaye bya umuhungu magara papa we mubwira ko nabyo umuhungu akajya yohereza amafaranga ariko mu rugo bari bataramubona no kwa muganga ntabwo bamubonye ubwo ngeze aho ngaho asa nk'aho andetseho
yongera no kumvugisha. Yego nagumye mu rugo ndera umwana agira imyaka 2. tutavugana mwaheruka kuvugana umwana afite ari muto yakingana gute? Twavuganye afite nk'amezi 2 ariko yaratabona umwana. Yego. Sibyo kunamubwira ati nabyo umuhungu ariko yaratamubona. Yego. Ariko amufasha muri icyo gihe cy'amezi 2. Yego, icyo gihe cy'amezi 2 kimwe cyinaga cyose arasimaga. Nyuma y'amezi 2 abihagarika. Yarabihagaritse nagira namugara kuri telefone akanga kumfata. Kurinda agejeje imyaka yagijije amezi 9. Je ndifata njyayo atanabizi ko ndi bagere. Nje wabo. Nageze nyine sanga nabwo adahari. Sanga umukecuru uhari. Nambonye se ndamusobanurira mubwira ko nyine nabyaye. Cyane ko nawe nyine yamperukaga muri cya gihe nyibayo. Na papa waje arabyishimira. Yego. Papa wande? Umwana. Yaje avuye mu kazi nyine abyishima asanga nahageze. Ni umwana. Arabyakira. Yego. Namaze iminsi 2 ariko muri iyo minsi 2 yakurishije umuryango. Yakoresheje sinavanga yakoresheje nk'inama y'umuryango. Abiri ku mwana we. Ariko muri icyo gihe navuye nyijeje ibitangaza ariko tuzabana. Mubaza impamvu ndetse mubaza impamvu atakimvugisha. Mubaza impamvu atakifasha umwana. Agenda impamvu ariko nkumva ntabwo zifatika. Nawe ati nyine ubwo nibyo ngo biki gihe nyine urukundo wambwiye urarunyeretse. Yego. Ubwo rero igihe cyari kugenda ujyansura mu rugo. Umwana agije umwaka n'igice nahise mbona akazi. Ese icyo gihe umwana akura akagira umwaka ababyeyi ntabwo bakubazaga impamvu udasubira mu rugo rwawe? Barabimbazaga ariko nyine nkabasobanurira. Nkababwira ati barabimbazaga nkababwira ati ntabwo nzi turavugana akanwa ko atari yava mu kazi. Ariko icyo gihe nzana umwana wabo nababwiye ko ari se wamamagaye ngo njyane umwana ngaruke mu rugo duhure nyine abone umwana. Ntabwo bari bazi ko nagiye batabizi. Yego. Uragiye rero usubiye mu rugo umwana agize umwaka n'igice ubona akazi. Abonye akazi nangira kwitaho ariko mama nari namubwiye ukuntu ibyo zose zimeze mubwira n'icyatumye nza we yari yarabyakiriye. Yego. Mama wawe wari wamubwije ukuri? Ni namubwije ukuri kuzuye. Yego. Umusaza ashaka kugira inamba nyine mama akamvuganira bikarangira. Tugere nabonye akazi ndakora. Nabonye akazi mu Gasikata mu ruganda ndakora niyitaho. Igihe kimwe cyaje kugera murana papa we Nyabugogo. Ambaza numve nyine mubwira ko naje muri Kigali naje gushaka imari nyine ndamubeshya kugira ngo atumva ko nasize umwana we. Ubwo rero icyo gihe yambwira ati noneho nanjye hari ukuntu majije kumera ubushobozi majije kubona ntabwo nshaka gukomeza kwamukira n'umwana wanjye. Iki gihe twakomeje kuvuga ku cyo kuri telefoni tanya twasubukura. Ansaba ko twabana. Yego. Ubwo umwana aragije imyaka 3. Yego. Yatangiye gukura. Se ntiyakubazaga ntiyatangiye kubaza ibya papa we? Ibya papa gute? Ko batamubona ubuzima bwa buri munsi mu rugo. Muze niwe wakundaga kumbaza cyane ko mama nari namubwije ukuri. Muze niwe wakundaga kuba yabigira inama ariko mama akahita amvuganira nyine bikarangira. Kumbwa ati reka umwana nyine ubwo ngubwo wasanga wenda yaramubeshye akaba atari mu kazi cyangwa wenda n'iby'iki gihe ugasanga yaramuteranye ariko papa agashyiramo iki cyo kuvuga ati wanze runaka ushaka uwo tutazi none dore bikubayeho nyine agashaka kubivuga. Mama akahita amvuganira. Icyo gihe rero nibwo twahise dusubukura ibintu byo kubana umwana yagije imyaka 3.
ndabibatekereza bati noneho umugabo tugiye kubana ubu ndagiye yego barabinyemerera mfite umwana ndagenda naragiye rero turatangira ubuzima bushasha turabana ariko twabanye mama w'umuhungu ntabwo arazi ko tugiye kubana twarabanye mama aho aziye kubimenya biramubabaza cyane ababazwa n'iki yababajwe nuko ari njye tubanye kandi we yumvaga ko hari undi uri mu rwego rujyanye n'urw'umuhungu warimo atari njyewe wakagombye kuba mari yego ariko atungurwa no kumva ari njye twabanye biramubaza cyane ariko akajya ahora amubwira ati nyamara ubu umugore ushatse se ko nta kazi akaba nta mashuri akaba ari umwana wo mu cyaro gute na gute akamwereka ko imbere ye hari hazaza azaba ari gukora wenyine cyangwa se akantu gagiye nta kintu mfite cyo kumufasha urabona amaherezo arayaye ariko umuhungu ntabwo ibyo yabireberagaho yarabyihanganiye turabana igihe kiza kugira imana imuha n'umugisha turubaka ubuzima burakomeza subira mu murimo wanjye wo gukorera imana nawe ajya mu byo gukorera imana icyo gihe yabaye n'umucuranzi turabana igihe kiza urugo rurakomera cyane 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 bamuha n'akazi keza ko muri we wasa arakora amafaranga mu mafaranga kurinda ubwo byaye n'undi wa kabiri nabyaye umwana w'umukobwa ukurikiye umuhungu uwo muhungu yaragize imyaka 5 umwe wa mbere yego byaba undi umukobwa nyine ariko mama akajya kwa twe dutuye hafi yaho n'ubundi nubwo twabanye turi mu kode igihe cyaje kugera mama waramubwira ati ngwino ngo ahantu ubake uve mu bukode tungu famiye yawe twaje kugenda rero turubaka tugirirwa amahirwe imana irabidushoboza turubaka aho ngaho hafi ye ariko n'ubundi mpura n'ikintu gikomeye cyane mama akajya agenda akazana abandi bakobwa akavuga ati uyu nguyu niwe uberanye nawe kandi nanjye mari ariko nkagira kwihangana yego akamurambagiriza akarambagiriza umusore we kandi nawe hari aho nanjye mari ndaho muri urwo rugo akamuzana twicara muri salo uko ndi kujya mu gikari gutunganya icyayi cyo kubakiriza akamubwira ati uyu niwe mukobwa uberanye nawe n'ubushobozi urimo rwose ntabwo umutoni ajyanye n'imibereho yawe cyangwa se ntabwo ajyanye na viziyo yawe akabivugira mu rugo rwawe cyane ubyumva byumva ugakora iki narihanganaga cyane ko icyo gihe nakundaga no gusenga cyane bati imana igomba kunyubakira ariko nkagira intege nke ariko imana ikanshoboza nkongera nkihangana ibyo biza kurangira umuhungu uko agenda abona amafaranga uko agenda atera imbere nawe nkakagenda ahinduka mbibona nkabyihanganira noneho nawe gusenga arabyisa arabyihorera abivamo ariko njye nakomeje nkajya mbirebesha amaso gusa nkakomeza gusenga icyo gihe ntiwigeze umusaba ko mwajya mu gusezerana kuba mumaze maze kubaka urugo rugakomera mukavuga ati tugiye gusezerana icyo gihe narabimusabaga ariko kubera ukuntu mama we yakundaga kubimubwira kumuca intege akumva ko tutaberanye akumva ko tutajyanye umuhungu ntabyemere ko musezerana yego ariko igihe kimwe yaje kugera aho arambwira uwo mwana w'umukobwa nawe afite yagije nk'amezi 7 arabwira ati noneho ibintu byo kubana twihishe famiye yawe itanzi ndabirambiwe ngomba kujya kwiyerekana iwanyu noneho bakambona icyo gihe numva nyine biranishimisha biranejeje dupanga n'ukuntu tugomba kujyayo n'abamutera inkunga bakora n'abamutera inkunga narambwira ati noneho we ugomba gushaka ukuntu noneho wagera mu nshuti zawe ukabibabwira cyane ko na wa mumabuja aho nabaga nawe narabimusone ndabimubwira arabyishimira aranshyigikira
ariko umukecuru ntiyabyemera nkajya mbona bitamurema. mama w'umuhungu Yego nkabona ari kubirwanya ariko umugabo wanjye itariki yamiriyeho yo kujya kwitegura mu rugo, kuko urabona iyo ubona n'umugabo biri bube ngombwa ko agusaba uragenda ukajya iwanyu akazaza gusangayo. Iki gihe yamaye amafaranga agatuguma kujya iwanyu ukabateguza ukagira uko witunganya n'itariki, arambwira ati itariki niyi ubyitegure uzagenda ujye muri famille babwira bibateguze ko njye nzaza gusaba yerekana. Igihe cyaje kujya rero ngenda ngiye guteguza mu rugo, ngiye no kubabwira ko umugabo nyine aje kunsaba. Ubwo urumva nagiye n'abana twenda duke kuko nifashisha muri iyo minsi n'amafaranga agaragara yo kwifashisha. Itariki nagendeyeho siyongeye gutuma ngaruka, ntabwo uzi ukuntu byagenze. wagiye urataha akubwira ati butashye nzaza kwerekanwa iwanyu nkwerekane munyerekane muri famiye. Yego uragiye aguha amafaranga yo gufasha n'iwanyu nyine ngo mwitegure ibirori byo kuzabakira. Yego hanyuma biza kugenda bite? nagezeyo nyine tukajya tuvuga no kuri telefone. Ageze ahambwa ati nasanze hari ibyo ntaratunganya neza, ntabwo ndakosora amasuku mu rugo, ubundi ibyo ngiye kubanza kujyamo ndakomeza ngo mu rugo nzi yuko ibintu wenda bizafata iminsi ingahe bikarangira, ariko biza kurangira ambwiye ijambo rimwe naryo ryambabaje kugeza n'ubu. yambwira ati uzi ko maze iminsi mbitekerezaho kuko ibyo umukecuru abwira nkasanga ari ukuri. yambwira ati viziyo ngezemo ntabwo nkwiriye kuba nabana nawe. abimbwira ndi mu rugo, ndamubwira se bigenze gute ko bihinduye bigenze gute kandi navuga ngo tubisezeranye nta rwango ubinyerekamo, ariko abimbwira gutwe ntabwo kubyemera. avuga ati no ntabwo bishoboka. n'abana babiri warabajyanye? Yego ndavuga ati se n'umutego wa neza wo kuba nagenda gutyo aricyo witwaje cyangwa. aravuga ati nyine maze iminsi mbitekerezaho, maze iminsi mbyiyumvamo, maze iminsi ndeba nkurura nsanga uko bidakwiriye. ubwo nyine aho narindi nabuze uko nabigenza afata ndagenda ndatekereza ndavuga ati urabasanga n'umuntu wenda wamubujeje. kubera ukuntu namwubahaga kandi namukundaga nanze kumuforosa, ndamubwira se nzagaruke tubiganire. aravuga ati nicara kugaruka nzakubwira. nagumye mu rugo gutyo, mu rugo ndabibasobanurira. mama ati kandi abakobwa barakuroze ubugira gatatu, bwa mbere birapfuye, ubwa kabiri ugarutse utwite, uragiye ugarukanye undi mwana wa kabiri, ushobore kuba uroze cyangwa se uwo muryango undi ise w'umwana wa mbere nawe uwa kabiri. ati rwose niwe. nese kuki atinya kuza ngo tumubone? ubakubeshe kangahe? ageze nawe nyine aranyihinduka. yego ati narakubwiye sinakomeje kujya ngenda nkukingira ikibaba kuri muzehe kirango wenda koko nibyo ukatekomeje ko nako nabate, kandi bajya bavuga ko umuntu wagiye i Kigali abo umutekamutwe tubwo nawe byaragufashe. ntiyumve ko n'uwo mwana wa kabiri Isaromu yarabyemeraga ko ari umwe kwa kuntu iyo minsi ibiri ise turamakanira twavuganaga ndetse n'ababyumva dupanga ukuntu bizagenda, yarabyemeraga. ariko yarambwiraga ati ubwo nyine uko bari gutekeye umutwe none nawe uri kuwudutekera tuzubwo turamenya ari ibiki. icyo gihe narongeye mura n'ikosi rikomeye cyane, ngira agahinda ndongera nsubira inyuma, nsubiza amaso inyuma ku byakera ndiye ubuzima mvuyemo, ndeba n'ubundi noneho ngiye gusohoka noneho n'abana babiri no mu rugo. icyo gihe kubyakira byarananiye. icyo gihe akimara kumbwira iryo jambo muri iyo minsi mbitekereza nahise ngwa muri koma. ntabwo zi nyuma y'ukuntu byagenze, ariko nibuka ko iryo jambo yarimbwiye
ntugiye kugarura ubwenge si uko nageze mu bitaro uko nagarutse ntabwo nkuzi gusa nongeye kugaruka mu buzima bambwira uko byagenze ihungabana nahuye naryo nongeye kuba nakujya gutekereza nataye ibiro byinshi cyane icyo gihe nari ndi no mu biro nka 80 nagiye nsubira inyuma njya ku biro bigera kuri 40 turiya gutekereza ibintu byinshi cyane by'ubuzima bwiyemo n'aho ngiye numva noneho no gusenga ntabwo bikimfasho ndavuga ati mana niba ari uko nguko uhemba nabi ndayibwa se mara ko ntihanganye umukobwa bwanjye ibyambaro byose ko nta ruhare nabigize mu kucyuri kumpemba ibi bintu ndahitunganya cyane mu rugo bamfata nk'umuntu ahari utuze twabonaga uzatube umuntu w'ingirakamaro ariko turi kubona biri kwanga ese ni ukubera iki bazi turangira ahantu umuntu ari tujye kumushaka tujye kumwirebera tumubaze impamvu yakoze ibya mbere agakora ibya kabiri ariko njye bitewe n'ukuntu amwubahaga numva nta stress namutera ndabwira ati ibyo byose bibaho kugira ngo umuntu yige nyine ubwo mubyakire gutyo nanze ko bajyayo yego nanze ko bajyanayo ntabwo ko bajya kuko iyo ngezeho umuzehe ntabwo byari kuba byiza ahubwo nijye wirengeye ingaruka ibitutsi kunyita injiji ibintu byinshi cyane ndabyirengagiza nyine ndabyakira muri icyo gihe maze gusa nkaho ngarutse mu buntu buzima nahuye n'ikosi noneho na mama nshyigikiraga arandekura abana icyo gihe utaragira aho ngaho abana icyo gihe ubuzima bwabo bwari bumeze gute icyo gihe byarangoye ndeba ukuntu ngiye kurekera abana bamenyereye ubuzima bw'i Kigali bamenyereye kubaho neza ntekereza ukuntu bagiye kuba mu buzima bwo mu cyaro batamenyereye nanjye ubwanjye ntekereza ukuntu nzabyifatamo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzima numva birangoye umutima ukambwira ati bafata bajyana iwabo undi mutima ukambwira ati ihangane washyire iwabo w'umusore yego umutima ukambwira ati ihangane numvaga ari ibintu bizarangira ndavuga ati iri ni iterabwoba rya satani wenda bizarangira twongere tubane ijambo icyizere cyo kuvuga ati azagaruka mbere byakubayeho uramurira ari umwe igihe kiza kugira murasubirana natekereza n'imyaka twakundanye natekereza mu buto bwanjye natekereza n'amahirwe ya mbere reka nita amahirwe yancitse kubera we numva ko n'undi bizarangira ngo njya nkasubirayo hicarana icyo cyizere yego igihe cyaje kugira rero ndongera ndabyakira inshuti y'abavandimwe urabizi mu cyaro ukuntu basererezanya abakobwa twazirikanye bakajya bamvuga nkabimenya abaturanyi bakamvuga nkabimenya ariko nkihangana bakomera no mu rugo nyine ukabona yaje kuzamo ikintu cyo kuvuga kabiri mu rugo abana babiri mu rugo ni ikibazo yego barumuna banjye hari uri ku ishuri kandi ubuzima n'ubundi ari ababyeyi bawe bakakurera bakarera n'abuzukuru yego mbona ni ikintu kigoye cyane ariko nkasenga nkumva hajemo ibyiringiro yego ibi ndi kubivuga kugira ngo n'undi wese wahura n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo agire kwihangana agire gukomera nyuma y'ubuzima haza ubundi buzima kandi Imana igiteza ikibazo igakemura n'ikindi yego irindi kosa warugezeho ryabaye rigatuma na mama wawe akuvaho ririhe byagenze bite icyo gihe mama yabonaga yuko noneho iby'umugabo byanze yego avuga ati byakwanga n'undi umugabo arakubeshya ahubwo ari kugutakariza umwanya ari kukwica urupfu rubi ntiwigeze umenya ubukumi bwawe wagiye kugira imyaka 18 ugiye mu byo kujya mu rugo urabyaye
none naho byariye murabanye gutinda indi ya kabiri urabyaye nabwo arongera arakwanze nawe asa nkaho nyine antekuye ankuraho icyizere ahari yahise atekereza ko n'ibyo nagiye mubwira byose hari namubeshaga niba kuhita ndekura nyine asa nkaho andetse ahubwo ati nyine ubwo ubwo ni umuruho wawe nyine ubwo yita ukura nyine umenye ubwenge ufite isuku yinjira abana bawe witoza ubuzima bushyashya byarangoye cyane kubyakira nubwo byageze aho ngaho ndavuga ati wa mana we noneho ndakuretse n'ubundi sinigeze ndavuga ati wa mana we sinigeze hari ukuntu bavuga ngo ni ukugise sinigeze mukobwa nyigise ngo mvuge ngo ndiyisi wenda sinigeze ndyoshya nk'uko bikwiriye none wa mana we narakubashe none David nkoreye nanjye ngiye kukureka noneho mbuwisi birangire ndavuga ati kambamba noneho ngiye kuba nabi birangire ibyo nabyibwaga mu mutima wanjye ariko undi mutima ukambwira ati hoya noneho waba ugiye kwita siterese bwa gatatu ngeze aho rero mfata umwanya wo kuvuga ati ngiye kubyikura ibintu byose ntekereza mbyikuremo nite ku bana banjye nibananira nzabashyire papa ariko natekereza ukuntu nabashyira papa wabo nzi n'ukuntu umukecuru atankundaga nkabona ni ikintu kigoye umutima urambwira ati n'ubundi ubyekabe nta kintu uri kurengera ntukiri umukobwa abana babiri ushobora wenda kutabona undi mugabo wakwemera n'abana babiri ubwo kambamba ubwo niko umutima wambwiraga ati shikama nyine urira abana icyo gihe narihanganye ndashikama nyine mu rugo bakajya urabizi iyo uri mu rugo n'abana babiri hajya mu rugo bakureba gutya bakagusuzugura nta jambo ufite nkajya mbona nyine umusaza arataha nyine niba yisomera agacupa nkabona ari gushaka gushyira ibintu by'inyuro ariko nawe urumva ni uko utihangana bitewe n'ibintu byose nagiye nyuramo nkabibona ariko njya ngira umutima wo kwihangana ngeze aho ngaho mbonye ko na mama atakinshyigikiye ngeze mbona n'ubuzima mu rugo ntiburi kugenda neza nkabona n'imibereho y'abana ntabwo bazaba neza nk'uko byifuza nkabona ni ibintu bigoye niko nahise nigira inama rero ntangira kujya mu buzima bwanjye n'abana banjye uwa batatu ndibana ubakura mu rugo yego mujyahe nabaye hafi yo mu rugo kuko nabonaga bose batakindeba neza mpitamo kujya hafi yo mu rugo nanze kujya kure kugira ngo batabatingiye kwigira indaya yakodesha ahantu ndakodesha ariko nkodesha hafi yo mu rugo igihe kiza kujya noneho umusaza abona ko ari ibintu bidakwiriye ahambwa hatuya noneho warasebye yego kandi na runaka n'ubwo uwo mwanzi ntabwo ari kurumva bizari ibindi ubwo ngubwo ahubwo ugafata abana ukagenda ukabaha iwabo ukongera ukiyubaka bundi bushyashya ukabaha iwabo w'umusore yego nkabona ni ibintu bigoye natarekura abana banjye ariko najyaga gusenga nyine umutima imana ikampumuriza igihe cyaje kugira rero ndibana n'abana banjye muva muri karitsiye muri karitsiye ndavuga ati n'ubundi niba gusa narasebye ntacyo nyirengera ndihangana ntangira kwitoza guhinga ntangira kwitoza gukora imirimo ya hato na hato y'amaboko yatuma mbona ubushobozi abana narabareze nkajya bamugana papa wabo kandi ati kugufasha nzagufasha ariko kugaruka wapi rimwe na rimwe akamfasha igihe kiza kugera nangira noneho kujya kurambagizwa bundi bushyashya ariko nkumva wapi tangira hakaza abandi bari gutereta yego cyane ko iyo nabaga ndi nko kujya gusenga hari igihe hari abantu bambonaga ngenda gutyo
cyangwa wenda ndi nko mu Imana ntibapfe kumenya ko ndi umugore ariko cyane ko nari nabyaye ndi umwana ntabwo umuntu apfa kumenya ko ndi umugore kire kubona bibwiraga ubwo rero bagashaka kongera guteta kuko cyane ko batazi ko uri umugore yego ariko mvuga ati washaka kugeza nkamwe ati ndi umugore ntabwo ndi umukobwa ubwo rero bamwe bagenda babimenya abakura amateka n'amakuru bakagenda babimenya igihe kiza kugera ngira isezerano ry'uko nzabona undi mugabo nkumva ni ibintu bidashoboka bakabimpanurira ni gute umuntu w'umumama ufite abana babiri yashaka undi mugabo nkumva nta mugabo nabona rwose n'abana babiri kandi ntahamagara papa wabo akambwira ati wapi rwose ntabwo vizo yanjye ariko n'umuntu w'umuturage nkabyakira nishyiramo yuko nzarira abana banjye mpaka ubuzima mutangira n'abana bawe muragenda butangira kugira ishusho bwatangiye kugira ishusho umuhungu wanjye akamenya ubwenge bwo kureba mushiki we naba ngiye nko guca inshuro akamenya ko asigara mushiki we bakaguma mu rugo mpaka igihe ndi bugarukire n'abandi bujya gusenga tukajyana twaba tutajyanye bakaguma mu rugo nawe yarabibonaga umwana twarabanye rero barihangana bakamenya ko bariye bakamenya ko batariye nawe bwati nyuma y'ubuzima hazaza ubundi buzima nyuma rero ubwo Imana ibimfashamo igihe cyaje kugira imyaka yari ibaye 3 ubwo uwo mukobwa namurese mu myaka 3 ndi jyenyine Imana ikajya imumuriza abahanuzi bakaza ati nyuma y'ubuzima haza ubundi buzima bakambwira ko Imana igiye kugira neza ariko avuga ati ubwo ni iby'abahanuzi rimwe na rimwe nk'abapinga nanga kubyemera igihe kimwe rero nari ndi mu masengesho y'iminsi 3 icyo gihe Imana ivugana nanjye mbwira ko Imana undi mugabo kandi uzandana n'abana banjye nanga kubyemera numva ko ari iby'abahanuzi nyine b'icyo gihe ariko icyo gihe narabanje n'ubukina butoya abana bakajya bashaka kuba babura aramfata umwanzuro wo kuba nabajyana iwabo noneho ndavuga ati ngiye kurekura mbajyane no kugira ngo kubize bitwe n'inzara kandi bone n'ibiryo ngiye kubajyana ariko undi mutima ukambwira ati ihangane umutima wo kubajyana wari wunganza icyo gihe ndapakinga ndapakira bati ngiye kubajyana bari bamaze gukura umuto yari amaze kugira imyaka 2 n'icyo gihe ubwo umukuru yaragize mu myaka 7 ndabicaza ndababwira ati bana banjye mabona uko bimeze uwo mukuru we yarazi n'ubwenge nawe ati uko byagenze gusa ubuzima wari urimo none birangiye kubashyira iwanyu akarira ati ntabwo twebwe twagusiga igihe cyaje kugira rero ndavuga ati ngiye kubajyana abanye kunzajya nza kubasura ndabatunganyiriza imyambaro nk'ejo nzabajyana njya gusenga ngiye gusenga rero ubwo icyo gihe nari ngiye muri repetisiyo mahura n'umuhanuzi baratumye ariko iki narabapingaga numvaga ko ibyo bambwira numvaga ko ibintu byose byambaye Imana yanditse icyo gihe yarabandi yarambwira ati Imana yakumyeho yuko nibibeshye ukajyana abo bana ku Gishinwa ntabwo nari mazi ahanga ati utaragera ku Gishinwa uzakwemana kuzacika amaguru Imana yambwiye ko abantu bihorera nize ukuntu bazabaho nize ukuntu bazakura kandi ni ishuri urimo narabyakiriye rero ndavuga ati Imana imbabarire kubw'umugambi nafite kubajyana ngeze mu rugo ndavuga ati bana banjye dukomeze tube mu buzima dutegereze Imana twarasenze rero ndasenga igihe kiza kugera mbona undi mugabo sezerano barasohoye haje undi musore nyine ambwira ko ankunda ubwo yaje
aje gukorera aho mu gace k'iwacu ariko arabanza akurura amateka yanjye arabanza yegera mu rugo nyine agana n'umusaza agana n'umukecuru arabimenyereza byose arabimenya uko byagenze nyine amakuru ntabwo ajya abura bamubwira amakuru ariko nawe aza kungiraho ansaba ko dukundana mbwa ati wapinze nta rukundo mfite ndavuga ati se uraza kunkunda mfite abana babiri urankunda gute kandi ariho abakobwa bagukeneye nkamwereka imbogamizi nka bati wapi ntabwo byashoboka nawe kumugari nangira nyine bati wabyanga byo wabyo ariko ndagukunda bati ibyo ngibyo kungura urankunda rwose ibyo nabihazi ibyo nabyumvise kera nyine umwana numva ko ambesha nawe ndabati reka ntabwo ibyo ngibyo nabyemera bati kereka imana niba ari imana izamanuka ikazi ikabinyemeza ntabwo mbizi umuriro ukamanuka ugatwika yego kereka imana niba ari iharaguje ikavuga ati ndakwibutsa mwana wanjye dore noneho uyu ni we yego narambwiraga rwose umuntu afite ibikomere byinshi cyane numvaga nta yindi stress nshaka numvaga nshaka kurera abana banjye ariko nyine naje gukomeza nabate wa mana we rero twumvikane nimba uzi ko ugiye kuba undi mugabo ufite ukuntu uzabigenza noneho bikamenyekana no mu muryango ukamenyekana ariko ntapfuye kongera kugenda gutyo gusa ubwo icyo gihe rero naje gusenga mw'abantu umuntu yanga kwihangana ariko akazihangana naje gusenga ubwo igihe kimwe imana imisezerano ry'uko ntabwo uzi uko byagenze gusa umuhanuzi arambwira ati umuhungu umeze gutya na gutya usa gutya na gutya uriya niwe wawe noneho njya nabyemera ariko byemera ntabyemeye ndakomeza ndabisengera birangira n'ubundi byemera ariko nkumva ni ibintu bitazakunda ko umugabo yarera abana bataraza umuhanuzi arakubwira ati umusore umeze uku n'uku niwe imana niwe wawe yego ndarabyakiriye bati nimba ari imana ibivuze koko ndabate ko imana ivugira muri mwebwe gusa njye ntabwo yansanga ubwo urumva hari hajemo n'ibintu byo gupinga narasize ndavuga ati wa mana we nanjye uzaza ubimbwire nibwo nzemera yego icyo gihe nakomeje gusenga ntacyo urabwira umusore nta kintu rero nakamubwira cyane ko nakundaga kumakanira nkavuga ati nta bintu byo kongera gukoresha umutwe nkeneye umutwe wanjye aho nkeneye kwita ku bana banjye nkeneye kuba nta siteresi nkeneye umutwe wanjye ariko we ukabona ko nta kintu bimubwiye kandi akakora ibishoboka byose akanyereka ko akunze abana banjye ariko njyewe muri njye natije nkavuga ati buriya ni uburyo bwo kugira ngo ambese nyine tubane n'ubundi nawe ambabaza kuko ntabwo niyumvishaga ukuntu umuntu w'umugabo cyangwa se umusore yakunda umugore ubyaye kabiri akabana nawe n'abana numvaga ari ibintu bidashoboka cyane icyo gihe nkajya gushidikanya ariko undi mutima ukambwira se ko bagenda babikubwira ugiye gusenga bakabikubwira ese nyine nkajya gushidikanya mu mutima wanjye ibi ndi kubivuga ntabwo uhamye kugira ngo n'undi wese uzahura n'icyo kibazo azamenye kwihangana cyangwa se n'ukirimo agire kwihangana nyuma y'ubuzima ajyaza ubundi buzima icyo gihe rero nakomeje muri urwo rugamba ariko ndavuga ati ngiye kumupima ukwezi kumwe mugerageza ndebe nkamubaza ese niba unkunda uzabana nanjye n'abana banjye utambwiye ngo mbajyane iwabo cyangwa se mbajyane kwa nyirakuru akambwira ati huya wanga kurera umwana w'undi kandi agakura njye nagukunze ufite abana babiri sineze kugutandukanya nabo nkumva ari kumbeshya ariko undi mutima nkareba hariho nk'abantu benshi nyine we nagendaga mbona nkumva nk'amateka yabo nkumva wenda ngo uriya abana uriya si papa wabo ibyo nanone bikagaruka bikankomeza
ariko gushidikanya ntibibure. Nakomeje gusenga ariko nanone nkishyiramo ikintu cyo kuvuga ati se gusenga n'ubuzima bwo kubaho gutya buzagereza hehe, ariko nkomeza kwihangana. Igihe cyaje kugira ndamwemera ndamubwira ati nta kibazo, ariko ubwo ukwezi kwari kurenze nkamubwira nimba wumva ukeneye ko tubana uzemera n'abana banjye akanyemerera. Igihe cyaje kugera rero ndabanza mpamagara papa wabo ndamubwira ati se urumva nta gahunda kuko ufitiye kuba twasubirana? arambwira ati rwose Mutoni ntakubeshye numva urukundo rwanjye nawe rwarakonje pe, ndumva tutazasubirana. ndabona none se nishakire? arambwira ati shakire nta kibazo. ubwo rero ndavuga ati wenda wasanga ari soni yagize zo kuba yaza kucyura ahantu batamuzi. ndabanza ndamubwira nti ngiye nzaza kugusura tubiganireho, hanyuma nguhe abana bawe njye kwishakira. arambwira ati nta kibazo. we yakubwira abana yari ari ready kubakira? yego. muri icyo gihe naragiye ndamusura, ndabimutekerereza mubaza n'impamvu y'icyabimuteye. si ubwisobanuro ariko butanyuze, ariko mbona ko nyine harimo ikibazo. ndamubwira ati okay, ntabwo ati urabizi no kuva na kera ko nkubaha, ndetse no mu buto bwanjye uzi ko nakubahaga, ariko nimba ari ukubihisemo nta kibazo kandi urakoze. ndamubwira ati ariko abana ntabwo mbagusigera. ndamubwira ati reka mbajyane n'ubundi Imana nishima ko nshaka undi mugabo ubwo azanyimana n'abana banjye, utazabyemera azabyihorere. icyo gihe yarabyemeye, arambwira ati wowe genda numva ko bikugoye uzabame nta kibazo. icyo gihe we ntabwo yagashatse undi mugabo? nta mugore afite, n'ubwo nta afite. yego cyane ko rega buriya iyo umuntu afite amafaranga ntabwo apfa gushaka. yego. naratashye rero mbona ko nta gahunda n'ubundi afite yo kuba twasubirana. noneho ntangira gukomezanya n'uwo nguwo ansabaga ko dukundana. nkajya mbona afite gahunda ariko nkagiramo ubwoba. nkagira ubwoba mvuga ati wenda arambeshya. aho mbimwemereye ahita yemera ko ansaba, ariko umutima ukambwira ati none byaba nk'ibyo wa mbere. ariko n'abantu nyine bakamvuga uriya se ibye ni ibiki. narabyemeye, ariko ubwo aho ngaho naribanaga, aragenda abibwira mu rugo, barabipanga barabivugana, baramuha se yabyemeye. nanjye nyine ubwo ngubwo mbajije se urambesha kuko babyemeye ntegure ikirori nje kugusaba? ndamubwira ati nta kibazo. ubwo rero icyo gihe twatangiye gahunda zo gusaba, inzoga arazitura, nagiye mu rugo ubwo ngubwo nk'umwana mu rugo araza arasaba, tubana gutyo kugeza amagingo n'ubu ngubu niwe turi kumwe. yego. urugendo rurerure. urugendo rurerure ni byinshi cyane. wumva nko mu mutima wawe uyu munsi wumva umeze ute? uyu munsi ntabwo nicuza kuko ntabwo uko nabitekerezaga cyangwa uko namubonaga ntabwo ariko ameze. cyane ko ubwo nyuma tumaze kubana numvaga ko wenda hari igihe kizagira akampinduka, akaba yashaka wenda kwanga abana banjye, cyangwa agashaka kuba yashaka kuntandukanya nabo, tukabana mfite ubwoba nzi ko igisa n'isa icyo kintu kizabaho. ariko tumaranye imyaka 3 n'amezi, icyo kintu ntacyo muziho. yego. nta n'impinduka mubonaho. yego kandi n'abana ndi kumwe nabo. mumaranye imyaka 3. uwa mbere mujya muvugana? uwo papa w'abana ubundi twajyaga tuvugana kubera ko nibo bishyuraga mituweli. twajyaga tuvugana agiye kubishyura mituweli,
ariko kubera ukuntu byageze aho ngo maze kubona uwo mugabo ntabwo nakuze kujya mpamagara cyane kugira hatazazamo ikibazo. Yego ariko nk'iyo wenda tuvuge abana wenda kubera ko umuhungu wanjye mukuru abizi hagiye wenda abwira ati ese wajya wamugaba papa nkamusuhuza nkamumuha kuri telefone akamusuhuza bikarangira. Ntabwo bajya bamusura cyangwa se we avuga ati ndumva nshaka kubonana n'abana banjye bakaba babonana yasubije kuvuga kuri telefone aho nshakiye ntabwo yari yabasura nanjye ntabwo nari najyayo sibyo kuvuga kuri telefone ni make ntarabonana n'abana be muri iki gihe kereka wenda kumwiza nk'amafoto yabo nko kuri WhatsApp ko numva ari danje umubyeyi yatare ni ibintu birebire cyane none wita igikomere ese uyu munsi wumva mu mutima wa gikomere cyarakize? Kuri uyu munsi rero hari igihe umuntu ageramo akagira ibintu yibuka akagira n'ibyo yirengagiza ariko nsa nk'aho igikomere cyashize bitewe n'ubuzima ndimo cyangwa bitewe n'urugo mfite bitewe n'ukuntu umugabo tubanye bitewe n'ukuntu amfata bitewe n'ukuntu ankundira abana bitewe n'ukuntu anyizeza icyizere cy'ejo hazaza kandi nanjye n'ibyo ngenda mbona dukorera ntabwo igikomere ntabwo ibyo wabyibuka ntabwo ubyibuka niyo gashatse kuza ugera bakirengagiza nta mwanya wabyo nta mwanya wabyo yego hari igihe umuntu agera akavuga se burya Imana ni ukubera iki wancishijemo iziriya nzira zose ukabitekereza hose ni uko wari uzi ko irari ryose zira ryanjye kuki wangoye ukaba washaka kubaza Imana ibyo bijya bibaho ariko ubu tuvugana rwose kugira ngo bibona ko nta kibazo umeze neza pe ntacyo dutekereza hari ubwo umuntu yakumva ko ibyo bintu byose abe byabayeho byambayeho. Ibanga ni irihe? Ibanga ni ugusenga. Ibanga ni ugusenga iyo wasenze neza Imana ntacyo itagukorera. Yego iyo wasenze neza ntacyo Imana itagukorera kandi Imana hari igihe iduha ibintu twebwe tukabyita ko ari ibigeragezo ariko Imana ibiri kwishakira igitambo cyangwa se ibigira ngo ubuhamya cyangwa se wongererwe kuba wagira icyo umenya mu nzira zawe za buri munsi. Yego uyu munsi wabanye n'abana igihe kingana gutyo ni kinini cyane bibaye ngombwa ko papa w'abana aza akagusaba imbabazi akanze imbabazi se zibyankoreye se zibyo yagukoreye akagusaba ko umuha abana akabajyana aya kuba muha ntabwo byakunda ntabwo byakunda kandi n'ubu turi kumwe ntiyabyemera ntiyabyemera cyane yuko nubwo twabanye wenda bakiri bato ariko ubu tuvugana bamaze gukura. Umuhungu wanjye ageze mu myaka 12 umukobwa ageze mu myaka 6 ndetse n'undi twabyaranye afite imyaka 3 ubwo uri kumva ko rero nta cyatuma gikora niwe papa we bazi kandi nuko abafata nuko abarera urumva n'abana mu rugo. Yego ubwo rero nta cyatuma banange bikuraho. Dusa nk'abagana ku musozo wenda ni byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho ariko nshaka kugira inama abantu uyu munsi hari abantu nkurikije inkuru yawe hari uburyo umuhungu yakoreraga akagukunda biza kugera ku rwego bigenda uko watubwiye wumvaga ko imbere nta kintu kizigera gihinduka imbere hari uburyo bizaba bimeze. Uyu munsi hari n'abantu babitekereza gutyo kandi challenges rimwe na rimwe umuntu wageze mu rugo hari challenge hari ibibaho bigahinduka. Yego inama wamugira ni izihe? Yego urakoze. Inama nagira abantu baneze amatwi cyangwa bari kumbona ku banyabwanjye hari nk'ukuntu wenda nk'urugero nk'ubwo buzima nari ndimo bwo muri urwo rugo rwa mbere nabonaga amafaranga twe tumaze kugira
nabona ukuntu nubwo wenda famiye itankundaga nabona ukuntu anyizoza ibitangaza kandi njye kakankunze numvaga ko bitazahinduka cyane ko noneho nageze mu rwego rwo kumwiringira 100%. Ariko icyo nabwira abantu cyo kwiringira umuntu udashizemo gusenga naho waba uri kufana nta mpamvu uri kuki, kubera yuko wiringira umuntu uyu munsi ariko ejo akakwihakana cyane, ariko Imana niyo itajya yihakana abantu. Kandi abantu nagira inama, abamama nagira inama, uko waba umeze kose, waba ukize waba ukennye, password ni ugusenga. Ni ugusenga ukizera Imana kandi ukagira guhamya, ukagira no kwihangana. Iyo wihanganye ibyo ubona cyangwa se ibyo uri kunyuramo biba biri kugutegurira ejo hazaza hawe. Hari igihe ikintu cyiza ari nk'ishuri, iryo shuri iyo waryitwayemo neza uratsinda. Ugira kwihangana, ugira gutona, ugashikama, amaboko akujomba, inkuru zikaba nyinshi, inzangano zikaza, imiryango ikakurekura, ariko iyo wasenze Imana ukayikomezaho ukayiha, ikubera data ikakubera na mama. Murakoze cyane. Imana y'amahoro yaho umugisha cyane, kandi dushimire abantu bose mwabanye natwe muri ubu buhamya bw'uyu muvandimwe twari twaganiye uyu munsi. Katumushimire cyane kwemera gutanga iyi nkuru y'ubuzima bwawe ngo ifashe abandi, ikomeze abandi. Ni ikintu gikomeye cyane. Hari byinshi ntekereza ko hari n'abantu bakurikiye iki kiganiro bakabona hari bimwe uvuze amarangamutima akaza n'ijwi gusohoka bikakugora, ariko ni ikintu nyine uba witangiye kugira ngo bifashe abantu. Ntabwo ari benshi cyane bemera kuba babikora. Turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe.